mwiza dukunda kandi turakwishimira ku ijambo ryawe avuga ngo imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho uturindisha ubuntu bwawe umunsi ku wundi uhabwa icyubahiro reka kanya nk'aka mwami ubuntu bwawe bukomeze buganze buri wese agubwe neza ari imbere yawe mwami uhaze kwifuza k'umutima we kandi mwami Imana buri wese mwami Imana buri wese mwami Imana yakire icyo wageneye ko yakira aje mu nzu yawe. Haleluya, icyubahiro n'ikibi cyawe mwami Imana reka bari wenyine uvuga Mwuka Wera ganza ategeke afate controle ya buri kimwe mitima ya benshi gubwe neza kubw'icyubahiro cyane mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe cyane, shimye Imana kubw'iki gitondo kubw'umugisha mpawe kandi nshimira n'ababyeyi banjye Imana ibahe umugisha kubw'ubuntu na favor baba baduhaye yo kuvugira Imana yera ibahe umugisha n'ababyeyi beza cyane Imana ibahe umugisha. Haleluya, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo haguruka uhindure gakondo yawe. Haleluya, 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 giye guhaguruka uhindure gakondo yawe. Haleluya, haraho Imana ikuganisha, haraho Imana ikuganisha. Imana ihamagaye umuntu, Imana itoranyije umuntu, hari ahantu bimuganisha. Imana iguhaye amasezerano. Yesu ashimwe. Tugiye kureba intera iba hagati y'amasezerano, kwakira amasezerano. Intera hari guhabwa amasezerano, hari n'intera iba hagati yo kugira ngo ugere mu masezerano. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Gutegeka kwa 2:9. Haravuga ngo nuko duhaguruka i Horebu turangiza bwa butayu bunini buteye ubwoba ubwo mwabonaga duca mu nzira ijya mu gihugu cy'imisozi y'Abamori. Uko Uwiteka Imana yacu yadutegetse tugera i Kadeshi Baruneya. Ndababwira nti mugeze mu gihugu cy'imisozi y'Abamori. Haleluya, icyo Uwiteka Imana yacu iduha. Tugeze mu gihugu cy'imisozi y'Abamori, icyo Uwiteka Imana yacu iduha. 21 ngo dore Uwiteka Imana yacu, dore Uwiteka Imana yawe igushyize icyo gihugu imbere. Zamuka ugihindure, zamuka ugihindure, kuko Uwiteka Imana y'abasogokuruza wanyu yasogokuruza wanyu yagutegetse. Ntutinye ntukuke umutima. Haleluya, nje kubwira muri iki gitondo ngo nturebe ku gihe umaze utegereje ibyo Imana yavuganye nawe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu adahagurutse ngo haguruke, iyo udahagurutse, Yesu ashimwe, nje kuvugira ngo haguruke mu mutima wawe. Uhaguruke iyo umuntu afite icyo ashaka mu buzima, iyo ari icyo mvu ushaka kugeraho, hari amasezerano ari mu buzima bwawe. Akonje kubwira ngo nturebe ibikugose, ntucike intege. Imana yasezeranyije Abayisiraheli, ibaha amasezerano. We yabwiraga ko bazajya mu gihugu cy'amata n'ubuki, mu gihugu cyiza gitembamo, igihugu cyiza cy'umugisha. Ariko ntago yigeze babwira intambara bazahura nazo, ntigeze babwira intambara bazarwana. Abamori bari mu buzima bwabo, ntago yigeze babwira Abanaki bazahura nabo. Ariko Imana iravuze ngo haguruka uhindure igihugu cyawe, uhindure gakondo yawe. Hari igihugu cy'amasezerano urimo urajyamo, hari ibintu wasengeye, hari ibintu waririye, ariko birakwiye kuhaguruka ntucike intege. Haleluya, njya mvuga ngo ubwami bw'Imana bukorwamo n'abanyembaraga, abantu b'ibiharamagara. Mujye mwibuka ijambo rivuga ngo kuva ku gihe cya Yohana Umubatiza ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Haleluya, ngo tubugisha ngo buratwaranirwa. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo tubugishamo imbaraga, buratwaranirwa. Muri Zaburi hakongera akavuga ngo hahirwa ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa abafite imitima yabo inzira z'igisiyoni. Bibanyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'imigisha imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Ngo agenda haboneka amaso y'Imana Isiyoni, buri wese ngo agenda agwiza imbaraga. Muri gitondo ugwiza imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Uhaguruke, hari Imana ishaka kugera. Nturebe ku gihe umaze usenga, nturebe igihe umaze utegereje, ahubwo wowe uvuge ngo igihe nasengeye, we werekana icyo wagezeho. Yesu nashimwe. Kuki ijambo ryatubwiye ngo hahirwa ugufitemo imbaraga, uwo muntu arahirwa. Wowe ucitse intege, wowe ufite intege nkeya, ntabwo urubashe guhindura gakondo yawe. Yesu nashimwe. Ntabwo wahindura ufite intege nke. Imana ikora n'abanyembaraga, abagabo n'abagore bahagurutse, abajene bahagurutse,
Hallelujah. Fight for your destiny. Hari ahantu ujya, hari intebe ushaka, hari ikintu wumva ushaka kugeraho, hari amasezerano yo ku buzima bwawe, ariko ayo masezerano asaba kuhaguruka ukavuga ngo uko byasa kose ngomba kugera kuri kiriya kintu. Imbaraga binsaba, igitambo biri bunsabe ndagitanga ariko mbigereho. Aha birasaba kugira umutima umaramaje, wa mutima uvuga ngo byose kama mbaya mbaya, icyo biri bunsabe Yesu nashima. Utanga igitambo cy'umubiri wawe, wemere ushaka Imana, wiyiriza ubusa, uvuge ngo icyo biri bunsabe n'ubundi narariye bihagije ntacyo byamariye, uvuge ngo ndiyanze. Iyo utiyanze nkuko Yesu yavuze ngo nukuri ndababwiza ukuri, ngo akabuto kishaka iyo kadapfuye ngo kagumaho konyine, ngo ariko iyo gapfuye ngo kera imbuto nyinshi. Nutemera gupfa hari ibintu byinshi bizasinzira muri wowe. Nutemera kwiyanga, Yesu yaravuze ngo kunkurikira n'ukwiyanga. Hari ukwiyanga, uko kwikunda no kwibabarira ugira ntabwo bizatuma uhindura gakondo yawe. Ahantu Imana iguteganyiriza kugera, kuko ari hagari cyane, harasaba kugwiza imbaraga nabo. Yesu nashima. Kuko Imana yavuze ngo turagurika i Horebu turangiza bwa butayu bunini. Ijambo ryatubwiye ngo barangije ubutayu bunini. Ushobora kuvuga ngo igihe nasengeye, ngo igihe maze. Bari abantu nabo bafite aho bajyaga mu gihugu cy'amasezerano, ariko ngo baciye mu butayu bunini. Wireba imyaka umaze, wireba igihe umaze, ahubwo reba icyo ushaka kugeraho niba icyo kintu wakerekana, kuko buri intsinzi igaragara icyo wasengeye ukigaragaje. Niyo mpamvu Dawidi baririmbye intsinzi ye. Sawuli yamaze imyaka myinshi ari ku ngoma, ariko igitondo kimwe baririmba ko Dawidi yishe inzovu, Dawidi ngo umwami Sawuli yishe ibihumbi. Urumva intsinzi ko utagaragaje intsinzi udakwiye kuvuga ngo narasenze, nakoze ibi, narabwirije. Intsinzi uzagaragaza. Dawidi yazanye igihanga cya Goliyati mu ntoki, baravuga ngo we wishe inzovu. Birakwiye kutareba igihe wasengeye, ahubwo uhaguruke umutima wawe, uhindure gakondo yawe. Uhaguruke uhamirize Imana, uhamirize ubwira abantu iby'Imana yakoze. Kuko Imana ajyaga ibabwira ngo nimuzahore muvuga amateka, muzahore mubwira aba bana batazi iby'intambara, mubabwira amateka n'ibyo nakoze n'imirimo itangaje nakoze. Rero ntucike intege, uhaguruke cyane, utitaye ku gihe umaze, utitaye ngo Mana narasenze. Kubera ko iyo wicaye ntugire icyo ukora, iyo utagize ikintu ukora, hari igihe Imana ikwihorera ikakurindira ko uhaguruka. Kubera ko biri tubwira ko Karebu yarahagurutse, yari yarahawe umugabane, yarahawe isezerano, ariko byasabye ko ahaguruka. Aribwira, ajya kuburana gakondo ye, ajya kwibutsa Yosu. Aramubwira ngo uribuka ibyo Uwiteka yavuganye natwe. Nje nawe aramwibutsa i Kadeshi Barune, uribuka aramwibutsa, ahita amubwira ngo genda uhindure gakondo yawe. Biratubwira, arangije aramubwira ngo za mbaraga nari mfite ngihabwa ari asezerano, ngo n'uyu munsi nizo mfite. Aramubwira ngo genda uhindure gakondo yawe. Hallelujah. Biri tubwira ngo yawe isezerano afite imyaka 40, icyo gihe yaramaze imyaka 85. Iyo myaka yaramaze yari myinshi, ariko yumvamo ko afite imbaraga zo guhindura gakondo. Ntabwo rero wavuga ngo imyaka maze yo nakoreye Imana, iyo ngiyo ntabwo Imana yitayeho. Imana irareba determination ufite, icyizere uyifitiye ko yahindura ibintu nubwo byamaze igihe kingana gute. Imana irareba ko wowe uri muragera ku kigushakaho, aho iguhamagarira kugera. Imana aho niho yitaye, aho niho honyine yitayeho. Biratubwira ngo Karebu ahabwa umugabane we, ahabwa gakondo ye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo yicara ntajye kuyiburana yari kuyihabwa, ntabwo yari kuyihabwa. Hallelujah. Rero buri wese ahaguruka atitaye ku gihe amaze, uhaguruka uhindure gakondo yawe. Ngo baca mu butayu, ngo Horebu, ngo turangiza ubutayu bunini teye ubwoba, ngo ubwo mwabonaga duca mu nzira ijya mu gihugu cy'imisozi y'Abamori. Uko niko Uwiteka Imana yacu yadutegetse dutera i Kadeshi Baruneya. Ndababwira nti mugeze mu gihugu cy'imisozi y'Abamori, icyo Uwiteka Imana yacu iduha. Hallelujah. Ndagira ngo nkubwire ko ahantu uri muraburana, icyo gihugu Imana yabaga cyari kirimo Abamori, kandi bagomba kugihindura. Yesu nashima. Rero nawe ahantu ushaka kugera, hari abandi bahicaye, hari izindi mbaraga, hari abantu bahicaye, hari izindi mbaraga ziharwanyiriza. Hari niyo mpamvu kwe kumunyentambara, nkuko ijambo rivuga. Yesu yaravuze ngo nta wakwishyira mu by'ubugingo ngo bakinejeje wamwambikiye igisirikare.
guhindura gakondo birasaba imbaraga. Bagifashe igihe cyo kwimura abamori, haleluya, n'abayebusi mu masezerano yabo babakuramo. Ntabwo uzi imbaraga, umwanya ushaka kujyamo hari abandi bawicayemo. Iyo uhagurutse ugahagarara rero, wowe wicaye umwanya wawe yadapromotinzwe, yo yitwaye nabi ajya hasi agacishwa bugufi, yabaritwaye neza akazamuka nawe ukicara. Yesu nashimwe. Urwo rugo ushaka kujyamo, urwo rugo usengeye igihe kinini, hari imbaraga kubera ko utabuze ikintu cyavuzwe ku buzima bwawe, kuko utabuze umutongero uri ku buzima bwawe. Niyo mpamvu utagomba no gucika intege, niyo mpamvu bisaba intambara, birasaba fight, birasaba kurwana. Ntabwo uzi umutongero uri ku buzima bwawe. Wowe urasenga, urumva biraho, urasavinga, urakorera Imana, ariko nutagira igihe cyo kwambara imbaraga ngo uburane uburenganzira bwawe, nutambara imbaraga ngo uwinjire masezerano yawe, wowe urapfumura. Ni wowe kugira determination ugahaguruka. Nkuko uriya mugore yahagurutse aravuga ngo njyewe, agambirira umutima we. Wa mugore wari mugongo, abantu benshi bari bagose Yesu ari benshi cyane, kandi bamwegera bamukoraho, ariko ibyabo ntago byashubijwe. Ariko umugore wahagurutse mu mutima kandi wamaramaje, nyuma yo ntigeze acika intege. Uriya mugore Satani ntakadutera ubwoba n'amajwi baca intege, urucantege rutuma utinjira amasezerano. Uriya mugore ntago yigeze yita ku mafaranga n'igihe yatakaje yivuza. We mu mutima we yagize kwizera, aragambirira, aravuga ngo gusa njye nimukoraho. Ukuriya mugore yagambiriye mutima wagahaguruka, agahatana agakora ku ncundura za Yesu. Yahise yakira igitangaza cye. Ntiharimo intera yo guhatana, yafashe igihe cyo guhaguruka mu mutima wagambirira kumukoraho amaramaje. Rero nawe muri iki gitondo akubwira ngo umaramaze udaciwe intege, n'igihe wasengeye, n'ibyo uririye, n'ibikubabaje, ntago Imana ikora n'abantu bafite intege. Yesu nashimwe. Nubwo ibizi kubikugose byaguca intege, ariko Imana igufitiye icyizere kubera ko izi ko uri muri wowe. Ravuga ngo mwebwe uri muri mwebwe aruturi mu isi imbaraga. Abarozi ntibakagutera ubwoba, abapfumu n'imbaraga z'umwijima. Yaravuze ngo nawe butwaye n'ubushobozi bwo kandagira inzoka na scorpio n'imbaraga zose zo kunesha ubwami bw'umwijima. Iyo udahagurutse ngo ubigenderemo byo bikugiraho ububasha, iyo udahagurutse ngo wisobanukire mu isi y'umwuka, ubwami bw'umwijima bukumenye. Mu isi y'umwijima hari abantu bazi koko bazi intege nke zawe, bazi n'imbaraga zawe, kubera ko barakuzi kuruta uko wowe wisobanukirwa. Mu isi y'umwijima barwanya amasezerano yawe, barayazi. N'igihe wowe utabutekereza bimwe na bimwe by'Imana ikugambiraho, baba bazi icyo uzaba cyo, kubera ko bajyaguruka bakarwanya inyenyeri yawe wowe utarabimenya. Haleluya. Bakarwanya inyenyeri yawe, bakarwanya icyo uzaba cyo. Ukabona urimo uraca mu ntambara, urimo urakubitwa hirya hino, urikubitwa iz'uburyo bwose, kubera ko baba bazi uriwe kandi wowe utarasobanukirwa uriwe. Niyo mpamvu ukwiye guhaguruka ugahagarara, ugahatana nkuko Yakobo yavuze ngo ntago ndi burekure marayika, ntago ndi bukurekure utampaye umugisha. Yesu nashimwe. Yikuye ibintu byose, yikuraho umugore n'abana, asigara wenyine nawe ajya guhatana. Birakwiye ko muri iki gitondo buri wese ahatana. Yesu arashimwe. Birakwiye kuhatana utitaye ku gihe umaze, ahubwo urebe ikintu utegereje. Wowe urebe ikintu utarageraho, aba ari cyo kikuraza ishinga. Niwite, kuko mbivuga buri muntu ashaka kuvuga ngo yanasenze ntacyo yakoze. Ayo masengesho wasenganye determination ingana iki? Imana kwikora n'umuntu wiyanze. Iyo ukibabariye ntago ushobora guhindura gakondo yawe. Iyo ukibabariye ucyumva ukifitiye imbabazi, ucyumva utabishobora, ngo ntago nakwiriza ubusa iminsi ngahe, ntago ahantu uri muragana harasaba imbaraga. Ubu ni realite noneho kwa kujambo ry'Imana ariko ribivuga. Niba bisaba imbaraga rero senga ushaka imbaraga. Nuyasengwa kora amasengesho iminsi ngahe ntibikoreke, senga yandi. Imana ikubwira amakuru y'ikintu urimo urasengera, ikubwira amakuru nuko bimeze. Urimo hari urugo urimo urasaba, hari izindi mbaraga ziri kuvuga ngo ntago uzarwinjiramo. Izo mbaraga urimo urazirwanya gute? N'abarurimo umwanzi abashaka ngo barusohokemo, wicyo ashaka nuko ashaka kuba yifuza kurusohokamo. Haleluya. Buri mwanya wose muri ubuzima wumva ushaka kugeraho, buri position wumva ushaka kugeraho, menya ngo hari n'izindi mbaraga zidashaka kuyigeraho. Hari amasengesho yo kwinginga yo gushima, ariko ay'intambara niyabohoza gakondo yawe, niyaguha umugabane wawe, niyo yonyine abasha gupfumura. Yesu nashimwe.
amasengesho y'intambara niyo abasha gupfumura agakubita hasi imisozi. Yesu nashimwe. Imisozi kuri imbere ikabasha kuriduka. Dukomeje 19, dukomeje 20, ngo ndababwira ngo ni 21, ngo dore Uwiteka Imana yawe gushyize icyo gihugu imbere, zamuka ugihindure. Uko ni Uwiteka Imana y'abasogokuruza wanyu yagutegetse. Imana y'abacu, murabizi ko Abraham ari sogokuruza wacu. Imana y'abasogokuruza wacu, haleluya, iravuze ngo duhaguruke duhindure icyo gihugu. Urumva ko anga udakwiye kwicara no kuryama, birakwiye ko uhaguruka, birakwiye ko wishakamo imbaraga ziguhesha ibyasezeranijwe. Ishakemo imbaraga. Niba wumva uzibuze, ishakemo imbaraga. Ku ijambo ryatubwiye ngo hahirwa ugufitemo imbaraga. Uwo muntu niwe uhirwa turi muri ubuzima, kubera ko ufite imbaraga z'umutima, kugira ngo uhindure gakondo yawe, kugira ngo uhindure winjire mu gihugu cy'amasezerano. Hariho kondisiyo nk'ebyiri zonyine. Yesu nashimwe cyane. Hariho kondisiyo nk'ebyiri. Kuba uri umuntu uharanira gukiranuka mu gato na kanini. Yesu nashimwe. Umunsi kundi ukisuzuma ukininira. Ntago wahabwa ibyasezeranijwe uri umuntu Imana ibona ko hari ibintu byinshi Imana ikikunenga ikikugaya. Kondisiyo ya mbere n'ugukiranuka mu gato na kanini, uhora wininira. Ntago wajya kuburana uburenganzira bwawe hari ibyo utaratunganya. Kondisiyo ya mbere, haleluya, yo kuburana uburenganzira bwawe umunsi kuwundi ni ukureba ko ubuzima ubayemo bwubaha Imana mu gato na kanini. Kondisiyo ya kabiri ni ukuba muri wowe ugwije imbaraga z'umutima. Ntago wajya kubure ufite intege nke, wuzuye kwitotomba no kwiganyira, ntago bishobora gukunda. Niba wumva biravuga ngo niba nta kiducira ubanza ngo turatinyuka imbere ya data. Niba wumva nta kigucira ubanza imbere y'Imana uratinyuka. Wambari ugwiza imbaraga z'umutima, uburana uburenganzira bwawe. Ni kondisiyo ebyiri. Kuba uharanira gukiranuka mu gato na kanini, kuba ugwije imbaraga z'umutima. Niba ufite intege nke, ntukinjire mu ntambara y'urugamba ufite intege nke. Ujye ubanza usaba Imana imbaraga, ubundi uhindure gakondo yawe, uburana uburenganzira bwawe. Niba hari ikintu mu by'ukuri kikubabaje, ndabikwinginze, ndabyinginze, mbisaba. Niba wumva hari ikintu kikubabaje, saba Imana imbaraga z'umutima, ubundi uhaguruke. Uhaguruke ugwije imbaraga z'umutima. Ntugende ufite intege nke, kwitotomba no kwiganyira. Ntugende ufite amaganya. Ntago Imana ikwana n'amaganya. Ntago Imana ikwana n'abantu bacitse intege bitotomba. Haleluya. Twabonye uyu mugabo uharaniye kugira imbaraga. Uyu Kalebu ari mu bagabo bahamije Imana mu gihe gikomeye kandi kigoye. Uyu mugabo yamye afite imbaraga nkuko yabivuze ngo isezerano, za mbaraga nari mfite nizo ngifite. Za mbaraga arafite zo guhamya Imana nizo yari agifite. Ariko bagabo bacitse intege, mwabonye ko batarenze mu butayu. Birasaba rero kugwiza imbaraga igihe cyose. Nubona ibicantege bije ujye usaba data imbaraga. Ntukamusabe kugutabara, umusaba ibyo uri muri ingingira. Musaba imbaraga z'umutima. Musaba imbaraga z'ubutima. Haleluya. Ngo dore Uwiteka Imana yawe gushyize icyo gihugu imbere, zamuka ugihindure. Uko Uwiteka Imana abasogokuruza wanyu yagutegetse, ngo ntutinye kandi ntukuke umutima. Ntukuke umutima kwa ko muri kumwe arakomeye. Haleluya. Haleluya. Yesu akwana n'abanyembaraga, iyo uhagurutse muragurukana. Haleluya. Haleluya. Ngo ntukuke umutima kandi ntucike intege. Ntago uri wenyine. Ku ijambo ryaravuze ngo nimuca mu muriro nzabana namwe, nimuca mu mazi nzabana namwe. Ariko icyo Yesu ashaka ni determination ya nyuma yo mu mutima wawe. Kubera ko Bibiliya itubwira kuntu basaduraka na bameshaka bagize kumaramaza, bafite kwizera Imana, bagwije imbaraga z'umutima, Kristo abana nabo. Bategeka kubashyira mu muriro, basanga Yesu yabatanzemo. Ntabwo intambara ushobora kuzirwana wenyine. Kristo ni umwami wawe, ni umubyeyi mwiza, abana natwe mu bibazo byose ducamo. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo ntutinye kandi ntukuke umutima. Haleluya. Haleluya. Basanze Yesu yabasanze mu muriro, abana nabo bavamo amahoro. Ntago Imana izagutererana. Haleluya. Ntiwemere gucika intege, ntiwemere kunanizwa. Hano muri Luka 12:35 haravuga ngo amatabaza yanyu ahore yaka, ngo muhore mukenyeye. Haravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Amatabaza nahore yaka, ngo muhore mukenyeye.
Haleluya. Muhore mukenye, muhore mwambaye mwiteguye. Haleluya. Mwiteguye kuburanira uburenganzira bwanyu. Niwemere ko Satani agufata ijambo ubuzima bwawe abugenza uko ashaka. Niwemere ko ijambo ryaratubwiye ngo ufite kwizera ngo kungana akabuto ka sinapi, ngo wabwira umusozi ngo shinguka utabwe mu nyanja. Niko Yesu yatubwiraga twereka abo turi bo mu bwami bwe. Yaravuga ngo mwege mufite kwizera gusa kungana akabuto ka sinapi. Iyo misozi kuri imbere y'ishingure, niba n'ibyaha byakunaniye, imisozi yose ibintu bigutsikamiye, tegeka uwo musozi. Kuko igihe kimwe Imana yabwiye Abeli Kayini, iramubwira ngo ibyaha byitugatugiye ku muryango ku rugi rw'umutima wawe, ngo kandi ngo ni wowe ukwiye kubitegeka. Hari umusozi uri imbere yawe, waba ari umusozi w'ubukene, waba ari umusozi w'icyaha kikuremereye. Hari umuntu ushobora kubatwa n'ikintu kikamuremerera muri wowe ufite gusaba imbaraga z'Imana ukirukana uwo musozi ukuri imbere. Yesu yaravuze ngo uwo musozi ufite kwizera kungana akabuto ka sinapi, ngo wabwira ngo shinguka utabwe mu nyanja. Muri uyu munsi ugira imisozi urakara iri mu buzima bwawe. Misozi y'urushako rubi, misozi y'ubusiribateri, misozi y'ubukene, misozi y'igisuzuguro n'icyangiro, gukandamizwa, kunanizwa, kuremererwa. Igiharamagara isi y'umwijima imenye ko wisobanukiwe. Isi y'umwijima imenye ko ibintu byahindutse. Isi y'umwijima imenye ko amazi atari yayandi. Isi y'umwijima imenye ko wahagurutse. Isi y'umwijima imenye ko warakaye. Iyo wamenye ko warakaye, hari ibyo warambiwe, hari ibyo wanze, ukibabariye ntabwo wahindura gakondo yawe. Birasa kurakara kandi ukagira umujinya mwinshi. Utarakariye Imana, ukarakarira ibintu urimo, ukabihaga n'imbaraga zikurwanya, barizo uhakarira. Uzirakarire kugeza ubwo Satani agutinya n'ingabo ze bakagutinya, kuko bamenye ko wisobanukiye ko ibintu byahindutse. Urakare. Ikintu gica abantu intege nuko usenga amasengesho utasubizwa ukareka, ahubwo ugomba kongera gusenga mpaka cya kintu kigaragaye. Mu gihe utaragaragaza icyo wasengeye ntawe ugomba kurekeraho. Kubera icyo urekera utaragaragaza intsinzi mu buzima bwawe. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Satani ni ukerereza abantu. Satani aradukerereza, akadushira ahantu, akakubakiraho igihome. Nawe wakwireba nk'abagabo bavuze ngo twagiye kureba iki gihugu, ngo abagabo barebare bakirimo, ngo babonye turinzige, ngo natwe twirebye tubona turinzige. Reka kuba inzige bibazo uri guhura nabyo. Bumunyembaraga, gira umutima nk'uwa Dawidi. Dawidi yari akana gato ariko gafite umutima ugwije imbaraga. Abajenerali, abakomanda bari ku rugamba batojwe bamaze igihe kinini, kubera kuri ya mwana yari afite imbaraga z'umutima kandi yari azi Imana ye neza, imbaraga z'Imana ye, bituma uriya mugabo ahabwa icyubahiro mu gihe cye. Haleluya. Byatumye atahukana intsinzi, atahukana igihanga cya Goliyati. Birakwiye ko ugira igihanga utahukana, ugira igihanga utahukana, ugire kumaramaza k'umutima. Haleluya. Umutima udafite kwitotomba no gucika intege. Niba wumva umutima wawe kandi udafite gusharirirwa, wisharirirwa. Hano reka dusome muri Yeremiya 33:25. Ntugire gusharirirwa, ntugire urubanza ushyira ku Mana. Haleluya. Haravuga ngo 3:25 mu maganya Yeremiya, ngo Uwiteka abereye mwiza abamutegereje. Niwuzure gusharirirwa na kompleni no kubwira Imana ntabwo irobanura ku butoni. Paulo ijambo ry'Imana avuga ngo mu mahanga yose ukiranukira mwemera. Mu mahanga yose niko mu byakozwe n'umwavuga, ntabwo irobanura ku butoni. Imana igira neza. Hano haravuga muri 25 ngo Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka. Haleluya. Ubugingo bw'uwo muntu umushaka, ubugingo bw'uwo muntu utarekeye aho. Kuki ijambo ritubwiye ngo abereye mwiza amutegereje n'ubugingo bw'umuntu umushaka? Ubugingo bwa wa muntu ushaka Imana udacogoye, ijoro n'amanywa ukumva hari ikintu ushaka kandi ukumva utarakigeraho ntabwo uri butuze. Haleluya. Uwo muntu Uwiteka amubereye mwiza, ubugingo ngo abereye mwiza abantu n'ubugingo bw'umushaka, bamutegereje n'ubugingo bw'umushaka. Ngo ni byiza ko umuntu yiringira agategereza agakiza k'Uwiteka atuje.
Haleluya. Umutima wawe ntugire ibintu bigutera pressure. Wizere ko intambara uri butahukana intsinzi. Wizere ko intsinzi ari yawe. Intsinzi ni yawe, intsinzi ni ya Kristo n'abana be, intsinzi ni y'aba Kristo. Intsinzi ni yabo yameneye amaraso y'igiciro. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Mu mahanga yose ukiranukira mwemera. Umuntu wese wubaha Imana uhirimbana, nabwiye ko kondisiyo ya mbere ni uguhirimbana gukiranuka mu gato na kanini. Mu byo dukora, ibyo tuvuga, ibyo dutekereza, ibyo dukora. Haleluya. Haleluya. Dusavinge, dukore buri kimwe cyose ariko imitima yacu ihora yininira imbere y'Imana. Ubundi tugwize imbaraga zo kuguhindura. Duhindure gakondo yacu. Haleluya. Impamvu ya mbere, impamvu ugomba kumenya, impamvu utagomba gutuza, ntabwo uzi ijambo ryavuzwe kuri icyo kintu uri gusengera, ntabwo uzi imbaraga ziri kukirwanya, ntabwo ukwiye kureka ngo ubirekere aho ngaho, ntabwo uzi umutongero bashyizeho, ntabwo uzi ikintu bagutongera, ntabwo uzi imbaraga zikurwanya. Abayisiraheli bahagurutse bagiye mu gihugu cy'amasezerano, ntibari bazi ko harimo abanaki, ntibari bayebusi, abamori, ariko bahawe imbaraga zo kubanesha. Ntabwo uzi imbaraga ziri muri urugendo, ntabwo uzi uwo mwuka uri kurwanya. Niyo mpamvu udakwiye gucika intege. Senga usenge ngo ntimugatuze, niko ijambo ritubwira. Haleluya. Ngo ntimugatuze kugeza ubwo Yerusalemu hazuzura amashimwe. Ntugatuze kugeza ubwo mu rugo iwanyu hazuzura amashimwe. Ntugatuze kugeza ubwo mu muryango iwanyu huzura amashimwe. Ntugatuze kugeza igihe mu buzima bwawe uhindura amashimwe. Huzura amashimwe. Ijambo ry'Imana ni ukuri turigenderamo ko twarihawe nka kataloge y'abakristo. Ngo ntimugatuze kugeza ubwo i Yerusalemu hazuzura amashimwe. Ntugatuze kugeza ubwo icyo wasengeye utarakibona, cyangwa se ukibona amakuru utagifiteho. Niba nta makuru ugifiteho, kubera icyo uryama ugasinzira icyumweru ukwezi ukabyakira, ntukemere kwakira situation Satani yagushyizemo. Abana babi, abazima babi, mubana umunsi kundi musenga n'abafite ibyo batongera ukabana nabo. Ntugatuze. Iyo usenga Imana igenda ibiguhishurira, iguhishuriraho indyarya ziri mu buzima bwawe, kwiyoberanya. Ibyo bintu byose umenya uko wafashe igihe ugaha Imana igihe, ukava mu bintu byinshi ugiyemo byo muri ubuzima. Nuko ubihaga ukagira ibintu wumva uhaze. Imana ikwana n'umuntu wahaze ibintu, wabihaze kandi nawe akagira determination mu mutima we. Ngo ntimugatuze kugeza ubwo i Yerusalemu hazuzura amashimwe. Haleluya. Kugeza ubwo i Yerusalemu hazuzura amashimwe. Niki cyatuma utuza? Kuki waryama? Kora amasengesho. Nushaka ukore 20, nibidakunda ukore 40 ijuru, ukora amasengesho kugeza ubwo. Haleluya. Igiza cy'amasengesho, igihe kinini amasengesho agenda atuma igice cyawe wewe imbere ugenda ugwiza imbaraga, wewe inyuma agenda acika intege. Haleluya. Niyo mpamvu iyo tuba imbere y'Imana, iyo twiriza ubusa, iyo dushaka amaso y'Imana, ku ijambo baravuga ngo hari abadayimoni bamarwa no kwiriza ubusa no gusenga. Ubwo rero ugomba kubigira ubuco, ugomba kubyitaho cyane, ukamenya ngo izi mbaraga zindwanya ni izo gukora buri munsi nsenga nsubiramo, cyane izo gufata ibe byo gusenga kugira ngo menagure izi mbaraga. Birasaba rero winjira mu mbaraga zidasanzwe kugira ngo ukubite hasi bya bintu ubona bimeze nk'imisozi iri ku buzima bwawe. Haleluya. Birasaba ko wambara izindi mbaraga. Senga kugeza igihe ugwije imbaraga z'umutima zikubita hasi ibintu byose bikuremereye. Nta muntu wafashe igihe cyo kwimbere Imana ngo asigare uko yarari. Ntawe. Kere kugira ufite ibintu byinshi uri kurwana nabyo, ukurura ukwegara nabyo, ariko ibintu byose ubyiyambure. Nkuko Yakobo yiyambuye abana n'umugore, ibintu byose biri mutuma badistre, ibintu byose abyikuraho, arabyohereza asigara wenyine. Yabyikuyeho. Nawe rogira ibintu umutima wawe ushyira hasi. Nturebe ngo igihe wasenge, nturebe uri kurira, nturebe ikugose, nturebe amajwi yose y'umwanzi ubirengagize, ahubwo ugire kumaramaza uvuga ngo iki kintu ndagishaka. Na Yakobo yaramaramaje aravuga ngo hoya sinkurekura ntahinduriwe izina. Turi muri ubuzima buri wese akeneye izina rishya. Ukeneye irindi zina ku buzima bwawe, iri kumenyereyeho. Hari irindi zina, hari ubundi bwiza ukeneye, hari izindi imbaraga ukeneye, hari andi mavuta ukeneye, hari ubundi butsinzi ukeneye, hari ikindi cyubahiro ukeneye. Ibyo byose birasaba fight. Haleluya.
birasaba kurwana. Uriya mugabo yararwanye aravuga ngo nge sindi bukurekure, ntago ndi bukurekure, nawe nturekure, uhaguruke usenge, ubazwe nuko wacitse intege, ubazwe nuko intege nke zaje, nturebe ibicantege, nturenga igihe nasenge, nturenga ikina kivuze igihe kinini. Hari abantu benshi nagiye mva batanga ubuhamya ngo barasenze ngo babwira Imana ngo iki cyo ngo tukihorere, ngo icyo ndakikubabariye. Uziko abantu benshi bajya babarira Imana ngo iki cyarayinaniye, ngo iki cyo ngo ndakubabariye, ngo ariko iki cyo Mana nge nagiye mbyumva cyane. Uwo ni umutima wacogoye ugacika intege. Umutima wacogoye ntabwo ushobora guhindura gakondo. Umutima wahicogoye ntabwo ushobora kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Imana ikora n'abantu banze kuyivaho, babaye ibiharamagara, banambye, bayinambyeho badarebye circumstance. Haleluya. Situation urimo iyo uyigereranyije situation urimo nta ihuriye nawe uriwe mu bwami bw'Imana. Wowe uri mugari, niyo mpamvu nibikurwanya nabyo bifite uburemere. Birasaba ko wisobanukirwa ukagendera muri ubwo bugari bwawe. Haleluya. Muri iki gitondo we kubinzige, we kubyakira, ugira umutima umaramaje, ugira umutima wiyanze, ugira umutima uhagurutse, ugira umutima mushya. Haleluya. Ugira umutima udacogoye, ntucogore, use nkaho utangiye bushyashya. Uvuge ngo mu gihe ntaratahukana igihanga cya Goliyati ntago ndi burekeraho. Haleluya. 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 Ntucogore. Imana ibaho umugisha. Uwashaka nagarukira. Yesu ashimwe cyane. Imamba murayitwaye, mugwiza imbaraga z'umutima. Haleluya. 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 Numurekure ataguhaye izina rishya. Haleluya. Nurekeraho udahinduriwe amateka, nurekeraho urugo rwawe rurimo amarira, nurekeraho utarabwa promotion. Ijambo rivuga ngo muva mu bwiza mujya mu bundi. Numurekeraho ukiri kuri iyo ntebe wicayemo. Hari ahandi hantu uri kujya, hari ahandi hantu utegerejwe kugera, hari ahandi hantu utegerejwe kwicara, hari intebe igutegereje. Numurekure. Ijambo rivuga ngo muva mu bwiza mujya mu bundi, muva mu bwiza mujya mu bundi. Haleluya. Nube degrade, we promoted mu bwami bw'Imana. Ba promoted, numenyere ibintu urimo, niwumve ko ari bisanzwe, bihage. Hari abantu bakira situation barimo bakumva birabaye nta kintu bitwaye. Hari nagiye numva bavuga bitewe n'ibintu waciyemo bikagutsikamira bigatuma usaba nabi, ntugire imitekerereze yagutse. Uvuga ngo ngiye n'uwampa inzu y'ibyumba 2, nashima Imana, nakumva Imana ikoze ibintu bikomeye cyane. N'undi ahantu yicaye akumva harahagije. Kandi mu by'ukuri niba unafite abana, uburenganzira bwabo buri kuburizwamo. Abana bakeneye kubaho neza. Haleluya. Haleluya. Bakeneye kubaho neza. Hari ubundi buzima dukeneye muri ubuzima. Dukwiye gusenga tugira ibintu twanga. Tukagira ibintu twanga, nitwakire. Kwakira situation urimo hari ahantu utagera. Iyo wakire situation urimo. Haleluya. Imyaka ikakubana myinshi ngo ngewe condition yarashyize ku mugabo ushaka ati pfa kuba ari umugabo. Tina wariwe wese pfa kuba yambaye ipantaro, pfa kuba mbona ari umugabo, ukumva nyine ibyiringiro byararangiye. Ugasanga indangagaciro washakaga mu bo mwashakanye kubera ko warambiye ukabanga icyomfu nukwitirirwa gusa ko nashatse. Uwo ni umutima ucogoye. Umutima ucogoye ufata ibyo ubonye. Umutima ucogoye ntabwo Imana iwukunda. Haleluya. Imana ikunda umuntu wisobanukiwe nubwo bitajyanye na situation arimo. Haleluya. Uwo muntu ni ubasha guhabwa izina rishya, abantu bagatangara. Umuntu wabyaye abana bane Imana ikamugabo mwiza w'umusore kandi umujene utaranashatse, kubera kwisobanukirwa kwe gusa. Tuzi abantu Imana yabikoreye. Iyo wisobanukiwe wowe utegeka, kubera ko turi abana mu bwami bwa data turakomeye. Nukuri jambo bivuga ngo twe turutumana dutoye. Hari ibintu Imana yakoze iravuga ngo itureme isi tubishyiremo ibintu niba abantu babitegeke. Imana yaduhaye autorité n'uburenganzira ari n'udusenga tukabifatira igihe kandi tubifiteho uburenganzira. Rero niyo mpamvu tuba dukwiye guhaguruka tukaburana uburenganzira bwacu. Haleluya. Hari uburenganzira ufite, ugomba kuburana uburenganzira bwawe. Imana ibamugisha.